Ndi papa SAVA. Ariko mu miryango migari nagira ngo sabe ntago ari hano gusa naho mwakomera ku mashyi rwose nuko Imana igira ikiravuga iti mugabo ntushobora kuba wenyine, iramurambika iramusinziriza hanyuma imukuramo urubavu, mu kumukuramo urubavu irubumbamo umugore, irangije igira itya iti ndamuguhaye. Bivuze ngo umusore wacu, umusore w'icyatwa, nyirimbavu ndende kandi nyiribitugu bibasha abanzi, nyiribizigira, nyamutera icumu abanzi bakiruka atanazi. Ngira ngo mwamubonye umwana wacu mumuha amashyi cyane. Ikibasumba nawe rero uw'Imana yaremye yitonze, ntimugire nka bamwirema inaniwe kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru yenda gufata ikiruhuko ugasanga barakojonjoye. Umukobwa mwiza usa n'umwumba utagira aho ucitse, umunezero usumba bose, nawe mwamubonye muri ubu bukwe bwacu kandi yadukundiye umuhungu. Ku mpande zombi rero babyeyi bajya bagira bati ubwo umusore yashimye umukobwa, imiryango ikabaha uburenganzira bagakundana, wenda ntituragera mu Mana ariko twavuye mu by'amategeko. Ubu urugo ni uruhire, urugo ni urusangwa, urugo ni urw'ibyishimo, urugo ni urw'umunezero, urugo nta kuntu, mbese namwe murabibona uko bimeze. Nagira ngo rero muri aka kanya mbasabe marene amufashe ururabo, nsabe na pare nawe kugira ngo amufashe iyo nshyimbo, hanyuma umukwe afate mu kiganza cy'umugeni maze bageje urukoko. Mubaha amashyi menshi kandi mubaha amashyi menshi, mubaha amashyi menshi. Kuri iyo mpamvu bambwiye bati iki gikorwa ukidukorere nk'uko n'abariko bameze abana bacu na uroye ntavuze birivugira, ngiye kuvuga icyiciro ariko ntavuze bigize bite birivugira. Baravuga bati akangaka rwose niko kadukwiye, kadukwiye nuko bati niko kadukwiye. Nkaba nagira ngo pare na marene bo bambwiye bati icyo cyiciro twakirenze kera, ubyaye kabiri akabyara gatatu, keretse ibyo yaba asana naho ubundi naho ntabwo twakwigereranya n'abana bacu. Mu bukwe ni ukubahiriza amategeko, byo kuza uvuga ngo bakeneye ibisa, hari igihe wasobanya ubigendamo gake, iyo wihuse urabimena. Nuko inshuti rero kandi bavandimwe, nagira ngo iki gikorwa abantu bose bagihange amaso, mubanze mwereke hakurya ibyo mufite, mubaha amashyi, mwereke no hakurya ubwo naho. Hanyuma rero singiye kuvuga ngo watanze undi kumukunda ngo musobekeranye, uko mwabiteguye, uko mwabiganiraga muti kwisangira ryacu rya mbere, mubikora uko natwe tubaha amashyi n'impundu rero. Hanyuma mubaha amashyi, mubaha amashyi. Ati akira mwiza wanjye, nawe atakira mugabo wankunze mu bandi, ati nzagukunda urutagira umupaka. Akaba ari agaciyemo n'abantu turamutse tubafite barwaye bakabutaha,
ntacyo bitwaye. Ati nzagukunda urutagira umupaka, nawe aramwongera nuko mubaha amashyi cyane. Nagira ngo bashyike mu byicaro byabo cyangwa se bakire hejuru. Nagira ngo nsabe pare na marene nabo barambike utwo bafite hasi, hanyuma nabo bakore icyo gikorwa, iyo geste bayerekane. Ego barakoze. Nagira ngo mwereke abantu mwese, mubereke ibiri hano. Ego murabibona ni amabara ahuye, muhurize hamwe hagati kugira ngo noneho abafata amafoto nabo babifate. Mutinze yifata izaza imeze neza, kandi pasiwadi be guseka, pasiwadi be kumwenyura, pasiwadi be kumwenyura. Barakoze. Nagira ngo mbasabe baca akabogi, hanyuma nkurikirane ibindi uko bimeze. Ariko nagira ngo SAVA bishinzwe hano banyure mu bantu bose, nabo babanze babakire, hanyuma gahunda zikomeze uko zapanzwe. Murakoze, murakagira Imana, muryoherwe rero, muryoherwe ako umuntu abasha kuba Bwana Ramazani we ndakumva ko ubona mwaragize ibihe byiza. Rwose aho twagiye tunyura rwose umva hari akuka keza. burya n'imvura nayo igitanga umucyo, burya ibyatsi byameze bigatohagira, ariko rero agacamo akazuba rwose ubona byabaye byiza cyane. twananezerewe, ariko burya uyu muryango rwose uhagarariye, umva mwaratojwe n'abato banyu, muzabatoze. Oya nibyo. Muzabatoze rwose. ubundi nibyo byakaye karame nibyo byakaturanze, ntidutezuke ku muco kugira ngo n'abatoya bakomeze uwo mujyi ugororotse wa kinyarwanda. oya nibyo. buriya umuco nta kosa. buriya ni ubukungu dufite. Yego ni nawe uturanga. Umuco niwo uturanga rwose pe. buriya umuco unatuma abantu banigomwa byinshi, ariko iyi ngiyi akaba ari isano ikomeye cyane. buriya imiryango yahanye abageni, Yego nubwo iba yahanye amaboko, ariko burya iba yanaremye. iba yanaremye rwose. ni igihango gikomeye cyane. none se abantu ko bava mu miryango, abantu bava mu miryango, abantu akaba ariho barererwa, bakava bajya gukorera imiryango mishya. mbese nk'uyu nguyu wacu reba uvutse ubu nuko ngura imiryango. Yego imiryango ikaba migari, cyangwa ejo bundi nyine nabuzukuru. nibyo rwose. tugakomeza tukubaka igihugu muri uwo mujyi. nuko Ramazani ndakumva pasiteri. rwose ndibuka jari kuri iruhande, ari umwana amubona ajya kwiga, none abaye umugabo arakwicara iruhande. asigaye yicara iruhande. Yego. arimo kugera ikirenge mu cyacu. kujya ejo nibo baradukorera mu ngata. ntabwo urabona rwose agatege bigusabye. katagenda, niko iyo ubona imisatsi igenda izana amabara anyuranye, ndetse indi ikavuga iti ndambiwe kureba izuba igashira ku mutwe, kugira ngo abo ngabo sibo bazadukorera mu ngata. basabira barumuna babo. yego ibyo uvuze nibyo mba mbateze yombi. uyu mwana mwiza nukura, kandi akigiraho, agatera ikirenge mu cy'abasaza, ntako biba bisa. hagati aho ngaho Ramazani ndabona n'amasaha akura, ndabona wa musore w'iwanyu, ndabona hageze umusangiza hamagara. abantu bose nizere yuko icyaka bagitsinze batakishe, kuko iyo urimo kukica kandi kiri imbere mu muntu hari igihe umutwara n'umutima bajyana. nizere ko icyaka rwose mwagihohoteye. hanyuma rero nyuma yo kwica icyaka umuhogo ukagororoka, haba hari ibindi bikorwa bigomba gukurikiraho kugira ngo noneho
aho gipfuye bakagishyingura habe hari noneho n'abasirikare bo kurinda iyo mva kitongera kuzuka. Nagira ngo nsabe ababishinzwe begera imbere noneho tuze kubereka rero abana bacu bagiye kutwereka udusozi bahinze. Hari aho bahinze ibikoro, hari aho bahinze amateke, hari aho bahinze ibitoki, hari aho bahinze ibirayi, hari aho bahinze amashaza, hari aho bahinze ibishyimbo, bahinze imbuto zose, umuceri, urutoki, ibintu byose birahari, ibirayi baranoroye rero. Borora amatungo yose, amafi barafite mu cyuzi, nk'uko mu bibuti n'inkwavu zirimo, amahene, inka zo muribuka ko ari amabuguma n'ibimasa. Ndagira ngo rero ubishinzwe yigira imbere hanyuma yegereze abaduhurije aha, wenda ifashishe ako k'umweru, yego mubafashe. Ndagira ngo Atanazi mufatikanye, ubu navuga n'umugore wawe, mufatikanye n'umugore wawe mwigize iyo sahane imbere. Yego gatereke aho ngaho waho biroro. Ntabwo ngiye kubatota ngo ese murahana iki, ubundi ibyacu si ukurata uko abana barya imbere y'ababyeyi, ariko nabyo ni byiza kuko umuco burya uriyungura kandi ukiyungura ibyiza. Nagira ngo noneho mufatikanye, nagira ngo mbanze Atanazi shyikira iyo ndosho. Indosho z'ubu nazo zisigaye ziteye ubwoba, zimeze nk'amajagumu. Hanyuma uhitemo ako umuha mu bitwereke turebe. Atanazi rero akaba umuhanga wabyigiye, ati ibi ni ibigira bikagira imbere hakagira noneho wagira utya mugakaraba. Mubiha amashyi. Umukobwa nawe nagira ngo bigende uko nguko, bigenze uko nawe mukobwa ubundi. Ati bikora umubiri, ati bikora umubiri nuko kaba karabaye. Kurajyana mambitse mwabicucu mwicare ariko se habaye umva ye gusangiza. None se nyakubahwa Ramazani, ko nyirasenge w'umukobwa bamutwaye, uriya watwari kwa niko Ramazani, twaje tukugana uwa mbere bakamutwara ngaceceka, none bakabatwaye nyirasenge w'umukobwa, ni wowe naje ngana. Ndagira ngo mbarize ibiri iwawe uko bimeze. muri kumva mwizeye neza? cyane rwose. Mu bintu dufite ikibazo cyane ntagihari kabisa. Ibyo ntubigire ikibazo, urabona nimba ari ikono twararikoze ituza turarifite, umutekano rwose twe turawukora neza cyane. Sa wenda bibona harya wowe uheruka gukora siporo ryari? Ubundi nayigize nka dessert, sinyibura ku nyuma y'ibiryo cyane breakfast. Umuntu arenza aritere nago nyambura nyine nk'udupompaje igihombi. Rero akazi nabahamagara ngira ngo murakazi neza, muri kukumva kumutekano se boss. Yes, good. Hanyuma niba ari akumutekano, kubera iki ibintu byose ndi kugenda mvuga ntari kumvamo akajambo kavuga ngo yes sir. Okay, ntacyo ubwo none kujyana ko tukarenzaho pe. Wada briefing y'ukuntu bishaka. Okay, ndavuze ngo ninzajya mvuga muzajya mugenza mute. Cyo tuvuga ngo yes sir. Yes sir. Yes. Rero niba mwumvisha akazi ukuntu kameze, ndagira ngo mukore siporo zirenze zo mwakoraga.
Yes sir. sinshaka ko hari abantu bazabanyuzamo ijisho. Yes sir. ntabwo cyashoboka boss. Murabyumva neza? Nta kibazo na kimwe dufite kuri ako kazi. Biroroshye rwose. Ribwo nawe icyo gihe uraduha ka avance ko gutegura umunsi nta kindi kugira ngo tubashe no guca ku isoko tuzana ifu y'igikoma na proteine yari yashize. Urumva ko uryo umunsi umuntu wameze nk'akadendo. We boss wowe rata tubwira uburyo udushaka tumeze mu kazi kawe. Niba ari ibiro turabyongera, siporo yo ni ibisanzwe turayikora. Ubundi umpe briefing y'akazi. Nza gukorera akazi neza uko ushaka. Gahunda amasaha n'igihe tuzahagurukira byose kugira ngo tubinoze. Naryo ubukwe buri muri weekend se? Rero mbabwira, njye mfite ubukwe kandi ashaka ubukwe bwanjye bugomba kuzaba kataraboneka, bukaba ubukwe bw'intangarugero. Nta kibazo boss. Rero ntabwo nshaka ikintu cy'agasuzuguro mu bukwe bwanjye. Kaduturutseho cyangwa kava ku bandi bantu kakuza. Akari ko kose kaba kabaturutseho ndetse gaturutse ntabwo byashoboka kamwe. Byo ntabwo bikunda. Kuri twe ntibishoboka ubwo kandi no kuvuga ngo nutekereza kuba yagira ikintu kitari ngombwa akora muri ubwo bukwe. Upfa kuba njye bamaye uburenganzira. Kamwe ngo nuko mbishaka ubwo nuko bigomba kumera. Nuko nguko. Yes sir. Ndashaka protocol iri hejuru. Ndashaka umutekano uri hejuru. Yes sir. Ibyo bintu murabyumva cyane rwose. Niba na ngombwa tuzanaguterura. Rero ukuntu ikibazo giteye, ufite gahunda yo guterura, ni uguterura umuntu wese uje yumva ko ashaka kumusagarira. Ntabwo nkunda umuntu mvugiramo iyo ndi kuvuga. Sorry sir, sorry. Ubu ngubu nshobora kukubwira ukamubwira ibintu byose nari ndi gutekereza kubabwira. Mutubabarire. Namenya gahunda zose wari dufiteho nawe nazimubwira. Sorry kabisa. Mutubabarire rwose. Ikintu ugomba gushyira mu mutwe rero ni iki? Nuko utagomba kuvuga mu gihe ndi kuvuga. Yes sir. Ntabwo byongera saa. Mu gihe wumvishe ndi kuvuga, jya ubanza ubare amasegonda 5 ubone uvuge. Yes sir. Narangije kuvuga ibyo ngomba kuvuga. Yes sir. Impamvu mbakizaho ayo masegonda 5 ni ukugira ngo umakinge sure ko nta rindi jambo ngiye kongeraho. Yes. Kandi wabona ndi gutekereza kongera kuvuga ikindi kintu, ugahita ucisha make ntagire ijambo numva ritunguka mu kanwa kawe. Yes sir. Sinkunda umuntu usuzugura. Yes sir. Bura ntukazajya ureba ukuntu ureshya ngo wumve ko uko kureshya gutyo kwatuma utwara ibitekerezo byanjye. Ntabwo bibaho. N'icyubahiro cyanjye ntabwo wagitwara. Ntabwo byongera boss. Erega burya hari abantu Imana iba yararemye kabagira bagufi ariko utavuga ngo ngaho ndebera. Mukope. Nta kibazo. Ntabwo yongera yayishyize silence. Mutubabarire boss. Boss njye nzakora akazi neza kandi nacyumvise ntabwo cyongera. Navuze ko telefone muzishyira muri silence. Hari icyubahiro umuntu aba afite wowe udafite. Icyo ndusha ni uburebure, nta kindi. Yes sir. Okay, tugaruke ku kazi. Rero mu minsi ishize nasohoye save the date. Hari n'amafoto yagiye ajya hanze ku mbuga nkoranyambaga ajyanye na proposal yanjye n'umufiance wanjye. Ariko mbona abantu ntago bari kuyavugaho rumwe. Ngo arongoye umugore munini ngo reba ngari yamannyo. Ngaho ibaze nk'umuntu uvuga wifata akavanga amannyo man ku mugore wanjye. Abo bantu ni bande wakuvogereye boss. Sorry sir. Witonde, navuze ngo uvuga uzajya ubanza ukaragura ururimi. Sorry sir. Ngo none ngo reba ngo iyo bahagararanye. Ngo reba ngo ukuntu ngo umugore wareshya. Ngo reba ngo wowe kuntu areshya. Ngo nyine amagambo nk'ayo ngayo. Ngo se ngo buriya ngazamushobora. Ngo se ngo buriya man amagambo ameze gutyo ntago ngiye nyakunda. Okay? Najya nsabe niba
kuri briefing ugiye kuduha niba twafata akantu ku kintu cyose udashaka kitazaba kuri gahunda twacyandika. Exactement. Yes. Cyane dukoresha telefone. Ako twanakoresha telefone twateye imbere boss. Mupfa gukora ibijyanye n'ibyo na gahunda turiho mahanga. Nta bindi nshaka ko byivangamo. We ikintu cyose gikenewe aho kibe kiri kuri list. Aba cyanditse noneho kugira ngo tujyane ku murongo bitewe n'ibyo ushaka n'ibyo udashaka. Perfect. Yes sir. Sasa akazi kuntu kameze mwumvishe iyo background yose. Ndagira ngo umuntu wese subiramo ngo umuntu wese uzaza mu bukwe. Subiramo. Umuntu wese uzaza mu bukwe. Yes. Umuntu wese uzaza mu bukwe afite iyo myumvire. Yihese boss yo kuvuga ku manyo y'umugore wawe. Shut up. Sorry sir. Nakubwiye ngo uzajye ubanza utegereze wumve igitekerezo kindi mu mutwe. Ntukihutire kuvuga ariko kubera iki Imana iba yarabahaye kuba banini mukabareba ariko ubwenge bwanyu buri hasi. Sorry sir. Hagiye mutekereza. Okay. Nani ngiye kuvuga ngo umuntu wese uzaza afite imyumvire yuko ngewe nsuzuguritse ku mugore wanjye ngomba guhita sohoka. Umuntu wese tuzaba twicaye mukabona ari kugenda jujura ahita sohoka. Yes sir. Umuntu wese uzabona asetse ari kundeba guhita sohoka. None se boss ko azaba ari ubukwe bwawe ubu tuzatandukanya gute umuntu uri guseka yishimye n'uri kugukwena? Navuze ngo iki? Umuntu wese uri guseka andeba. Byanga byakunda umuntu ntago yaba ari guseka andeba aseka ikindi ubwo bazaba ari kunseka. Urumva? Ikindi nimuzite ngo ari muri famiye y'umukobwa cyangwa ari muri famiye yanjye. Urabyumva? Yes sir. Nimuzite ngo dupfana iki. Nimuzite ku gitsina ngo ni umugabo cyangwa umugore. Yes sir. Cyangwa ngo ni umwana. Buriya n'umwana iyo ari guseka ubusanga ari guseka bitewe n'imyumvire ababyeyi be bamushyize mu mutwe. Yes sir. Rero ntago nshaka ko hari n'umwana uzaseka mu bukwe bwanjye guhita musohora kandi agasohokana na nyina na se. Nta muntu wemerewe guseka. Areba boss. Mwabyumvishe? Yes sir. Okay. Sasa rero igikurikiyeho. Urabizi amafaranga umufundi akorera? Turayazi. Tsko tutarabafundi. Ariko urayazi. Uza amafaranga umuyede akorera? Yego. Uzi amafaranga aba baklina bakorera? Turayazi. Yego sir. Rero hejuru y'ayo mafaranga yose nangiye kubaha akazi. Yes sir. Murabyumva? Yes sir. Amafaranga arenze ayo ngabo bakorera ni kumva ko ngiye ndi kubakura mu gisuzuguriro cyane. Umva ikintu cya mbere kimbabaza mu bwonko, mbabazwa n'umuntu mvuga. Niyo ubwo bukwe ngewe nabukora hatadekoye ariko bugakorwa nta muntu wigeze nsuzugura. Urumva? Yes sir. All right. Tuvugane ku mafaranga sasa. Yes sir. Biroroshye. Byose hamwe azaduha ibihumbi 200. N'ubukwe bwose. Ubukwe bwose ubwo uraduha avance y'ijana tugenda twitegurira umunsi. 200 mwese? Yego. Okay.
God. ubwo ndabaha ijana n'irindi jana akazi karangiye karangiye nabibona ko ariko buriya mumenye ko ngiye ntabwo njya nkinishwa yes muzaramuka mukoza akazi kanjye nabi niyo avance muzayinsubiza kandi nimurebe ngo ngana ntya nabashyira hasi ntabwo mwandataho imibiri nta muntu wemerewe kuzarogoya ubukwe bwawe icyo nicyo kintu twe twiyemeje kaho ariko si byo byo ni ibiki wiki uburyo se umuntu atemerewe guseka mu bukwe umukwe wacu we ariko rero tujye tuvuga n'ibintu tuvuga ibindi mu by'ukuri mw'ababyeyi mwe ibirori si ukwishima none se kwishima gukeka ko abantu bose bagushyigikiye niyo bose baba baragutwerereye ntibaba bagushyigikiye haba harimo n'abanyeshyari urumva ariko noneho ngo umuntu arasetse baterure bajyane umuntu arasetse ngo baterure bajyane waba mugufi yaba muremure yaba umuto yaba umukuru yaba umurya kwiki ibyo ntabwo ari byo ubu natwe tuba twaje ngo turahimbaza ubukwe naho umukwe we ari mu gupanga ibindi neza ubundi niba uteye uko nguko uteye nyine wakwiyakiriye ko ariko imana yakuremye kuhumeka kugenda ubuza abaraye mu bitaro bapfuye uratekereza batagira amaguru imodoka yavunnye cyangwa yaciye uzi abarwaye kanseri uko bangana abarwaye ibihaha abarwaye imyijima abarwaye impyiko uzi abatazabasha kugera kuri iki cyiciro urimo cy'ubukwe ntabwo washyizeho ababawunsa ngo bagire bate buseka wese ko narumiwe n'izina ry'imana ngaho ababye ngaho nimutubwire icyo dukurikizaho niba mutangiye gukuramo ba nyirasenge b'abana mu kanya murakuramo baramukazi mu kanya mukuremo nawe mare nawe wagenda na pare nawe wagenda ese pare wari ubizi ko ari uko bipanze oya rwose ntabyo narenze pe papa sava